mwari mwavuganye ngahe ashaka kundongorera ubuntu bose bazongera kutugura wenga oya batabagura se bazabuza ahubwo reka nkwibarize niko Jamil ubu se turi muwe mwaka nombaza mbabarira njye nabyonze mahoro n'amahoro ko mwihagarariye hano se twemera muri swing zacu nyine muri swing zanyu asabana kwa niko muri swing zanyu kabisa ushatse kuvuga iki nshaka kuvuga iki twari kwigurisha engoko twari kwigurisha mutegerereze hano rero ko hari umukiriya utambuka umukiriya bwoko ki umukiriya w'umugabo ubu niwo mucunze tubwire rata witwa nde witwa Bibabara Christine iwanyu ni he mu karere ka Nyagatare wavuye hano muri Kigali uje kwigurisha se nyine nk'uko bivuze naje nja gushaka akazi akazi ngabuze ushaka kumutegeka wandaye ndabutanga igihe ajya utanga igihe oya nyina yaje gushaka akazi karamuna natanga igihe nibyo ra nibyo ugitanga gute nitanga ndyamye niko birumvikana nyine ubwo nari mbaje ntibiciro biba bimeze gute ibiciro hari ubwo wabona ukubita akakumera ijisho hano ubona nk'ituri ati tura ni 5 kurara ni 10 ituri imwe ni 5 kurara ni 10 none se ubwo ari agakora amaturu menshi nta kibazo ba PV aha wabaye iki mu mpanga narwanye bamena umutwe none se kubera icyo urwana bari banyiyenjejeho cyangwa yaraje yanga kukwishyura murarwana mwari mwavuganye ngahe twari twavuganye ngahe yashaka kundongorera ubuntu ariko niba mwararwanye kandi ngo yanze kukwishyura nuko mbere hari igiciro mwari mwavuganye cyarangahe sharata kubesha byari 500 barankubita nivuza ibindi 500 nagice cy'icumamaye nta mitiweli ugira se ndayifite urayifite okay wowe witwa nderata waje neza Jamil wakumva iryo zina yakumva ari iry'abasengera mu idini ya Islam uri we ndewe ko nabivuyemo wabiviremo iki se reka ntabwo barana neza nyine naje kwitangira igihe nta by'amadini ariko ntiwabikora se ukanasenga n'Imana ahubwo ikabujyayo reka ariko umugabo se yandebute none se kuba icyo washyizeho agatabi izo siku nyine bijya ntakiri neza oya kabisa utagasomye ntabwo byacamo wapi ahasaba nuko bazi ko ntahoda bose bazongera kutugura wenga oya batabagura se bazabuza ahubwo reka nkwibarize niko Jamil wavutse muwe mwaka mbaze ibindi kuko mbaze ibyo myaka se kubera iki imibare ntabwo bijyamo wapi okay reka twiganirire iwanyu nihe kavukire mu Ruhenge wavuye ute wisanga muri Kigali naje nje gutanga igihe no mu Ruhenge se nibyo wakoraga reka naje Kigali ugitangira ngahe se wowe iturone 10,000 kurane 25,000 reka da yego rata niko waje se uvuye mu rugo iwanyu niyo navuye wari ubabwiye se kugiye i Kigali gukora iki nabuze ko ngiye i Kigali gusa hari umuntu se wari uhari uzi wenda wo mu muryango wawe wari uje gusura afite umuryango uje niho wahitiye none se ntabwo biri kuvamo bitangira kwitangira koma mu muryango wahitiye wumvise bitari gucamo kabisa none se amafaranga ukuramo yamaze iki amaziki ndayasagambe akarangira ukajya gukorera ndi njye mfite n'umupeti nkana yamwohereza iwacu ufite umwana wamubyaye ryari
shamba barambaza ibyo urambaza no so ndakubwana igiye bantereye iyi turashaka kumenya nabyamada nanye bayeneye nabizi uri muri swing nkuko watubwiye kabisa yewe gawe none se ubu umugabo uje wari wese uramwemera uko yabasa kose apfa kuba afite ndatoranya uratora ubase aje asa nabi kandi afite amafaranga ye wamusubiza aje twiteza imirambo afite amafaranga ntiwagenda kubera siki pape ntabwo byavamo ndashaka umwana ufite cye uri kwaka ubu ukoresha agakingirizo cyangwa ukoreraho nta gakingirizo ntako ndagakoresha ujya wipimisha ngo urebe ko utanduye virusi itera sida ibyo ndabizi ntabwo nanduye aha reka twigarukire kuri wowe ujya ukoresha agakingirizo ndagakoresha umuntu aje afite amafaranga menshi ati akira reka ntitugakoreshe ntabwo wayakira iyo kugira ngo uhite upfa se ako kanya hoya wenda waryamba cyangwa kugakoresha agakingirizo none se ubu ko muba muri kunywa amatabi wenda haje nk'umugabo utanywa itabi urumva utaba wibujije icyashara yagukunze agomba kukujyana atagukunze ntiyakujyana uyu nguyu yaravuze ko afite umwana we hari ufite rata yarapfuye waramubyaye arapfa mbega none se ubu urumva uzaguma muri ubu buzima ntabwo uteganya gushaka umugabo ngo mubane ushinge urwaye rugo abagabo bashaka bakadukubita baguca inyuma hasakuza akagukubita ubwo nawe mugomba guhimana yajyanye n'undi mugore nawe ushaka umugabo mujyana mugahimana ubwo si urwo rugo rwamara kabiri rwo guhimana none se umugabo wa Kigali uko yagutoraguye niko atoragura abandi ariko ugiye nko mu cyaro akagutoragura aho byavamo urumva ubonye umugabo wakwicara hamwe ntiwongere kugendagenda tubwire rata nk'ubu haje umugabo akakwikundira ati tugende ujye kujya mu rugo ibyo aka kazi wari urimo kuburayo ukareka wa Kigali se wenda nta wamenya aho yaturuka apfa kuba ari umugabo yakareka yaza arandura akanyishyura njye nta mugabo nshaka wo mu mago ari ushatse kugukura muri nose ubuzima ubayemo urabwishimiye ntabwo mbwishimiye akoreka reka wape ntabyo abagabo mugabo no kugukura akaguhaga ahita gutupa ubwo se urambwira ngo wape faza yaza uranyishyura nkikomereza amaherezo se y'aka kazi urumva ari ayahe Imana nibishaka nzabivamo Imana nibishaka ariko Imana nyamara nawe ubishatse wabivamo reka njye byangiye mu mape ntabwo nabivamo ubu kuva watangira kubikora umaze nko kuryamana n'abagabo bangahe 120 uri inararibonye kandi n'abandi bakiza baracyazanye nko mu ijoro ushobora kwakira abagabo bangahe naronse ni nka 5 ubwo bucya wumva umeze gute hari ikibazo se nta kibazo ujya ugira reka ubwo barenze 5 bapfa kuba bafite amafaranga yabo murakorana kabisa wavuze ngo uratoranya umugabo mwiza imbere yawe ni umeze ate icyambere ni ko fare ko umugabo mbona akanasa neza nka gucyo wambaye nshaka kubona nkagira ngo ufite ubuceri nta kintu ufite uri nk'umurara wa Kigali none n'utwe mfite ugasangura nkubise tarapasha danje tumvanyemo si byose ni kukubwira ngo ashobora kuza asa nabi kandi afite amafaranga ye ugasanga umusubije inyuma kandi yari kuguhereza agatubutse none ari ikibonde nabyava basa n'abanakubise muri sitere yanjye no kukareka wapi ubu se ababyeyi bawe aho basize harya ni mu Ruhengeri ubu barabizi ko ukora aka kazi barabizi ujya unyuzamo ukajya kubasura bakabona ni wa mwana wabo iyo nagafashe ndataha ukajya no gusura umwana wamusize mu cyaro ubu ari kwa nyirakuru ubu se ko iyo wakoreye ujya wohereza byibura n'agasukari ngo bamukoreremo agakoma ntakoreza si ubwo naba namubyariye cyangwa wamuhirikiye ku babyeyi gusa ngo birwarize
ape ntabyo ababyeyi akanya none kagiye kwibaraguza. ye none se aka kazi urumva ari izihe nyungu ugategerejemo? Hano kazi se nimbona nk'ibihumbi nka magana abiri mu zakavamo. Nka 200 nuyabona uzakavamo. Nk'ubu haje umuntu akayakubarira baru wahita ukavamo ukikaruma? Ajya gushaka nyine cyo gukora. Wumva ari nk'iki wakora? Ntarakwicuruza cyangwa mu kimwe nyine. Si bwaba ufite note akabara akazi wakora koko. Nyine nk'uwaguha igishoro wumva ari akahe kazi kakubangukira? Naza ndacuruza cyangwa kimwe acuruza akabari. Ntiwajya uzinywera ukazimarira? Azisagamba ari karizanye zashanga nkajya gutanga igiti. Kandi baba baguhaye amafaranga nyine kugira ngo yanshira nanone. Rakaraka nta bya dobane twe naho turi muri dobane. Muri hehe? Yego rata. Muri hehe? Zo dobane uzaza uragiye uvate ni drene za makango za dobane twagiye gufata. Ntabwo ari makango ariko ibyo niho ubyivugiye. Ubwo sa hano mugiza. Aha, tubwire uyu ngo yaravuze ngo wamuha 200 ngo uburaya yahita bureka agashaka icyo akora. Wowe urumva ari nk'amafaranga ngaya tumuva muri ubu buraya? Nanjye nayo ngayo 200 wabiguha se wowe n'icyo wakora? Bimbe bitarata bimbarira rwose ko natagenda nkuri imodoka. Rahira Nukuri ejo ngarutse nkagusanga hano uhasanze baba bayanyibye nangwa nanywereye. None se ntiwumva ko waba ugiye kuyanywera? Undi wari kuvuga ngo yakora mu gishoro agacuruza cyangwa agashaka undi mushinga akora, wowe no guhita uyanywera? Nataha nagenda ngagura mu rugo ikimasa gitoya nk'ikibihumbi 100. Ubundi nabona ndi asigaye ashije nkagaruka ariko icyo kimasa nisize mu rugo.